nta muntu wakwata kutamurenze bura ntibazakubeshya yaba gushaka wikiza abubona ari hasi yiwe uri hasi y'umuntu ntabwo yakugendaho ntabwo yakwataka ntabwo yanakwanga ariko kubera ko abona ko wamurenzeho ni ya mutima muri ahita atangira gutekereza ngo ibintu nyamba afite ninjye wakabaye bifite ariko uribeshya ariko nshuti yanjye uba wibeshya na gato rero musigaye mutuma twisobanukirwa cyane niba nanavugaga ati runaka apo turakorana uko biri kose turi ku rwego rumwe n'iki iyo mbonye noneho ushaka kunyataka ndavuga ati kumbi uriya muntu ari hasi yanjye kuriya uriya muntu ni nyabingana gutya none reka nze nabimwereka ngatangira gukaza amasengesho no hasenga Imana nayo ikamburesinga noneho niba wabonaga ndi hano ugahita ubona ngeze hano none bya bindi wari gushaka kuzakora nta nubwo ufite n'uburyo wabikoramo mwarangiza nyuma mugatangira nashaka kwirinda nawe shansa bya abantu barate kugira nawe ngo reka twiyuke kubera ko utsinzwe kubera ko urabona waferinze n'Imana yakwimye umugisha uri kuvuga ati byibuze reka nsabe Imana imbabazi nsabe nira muntu niyunge nawe nyine hari Imana izongera imblessing yemere neza ari gubita mu gihano none kavuga itereka mbe ngo hari nyegake yanje ndakumenyesha ko Imana ni nyembabazi yego ariko nabira avuga ngo ucisha inkota azicishwa indi niba ubabaje mugenzi wawe niba mugenzi wawe mwifuriza iki nikumva ko wowe Imana izabiguheramo amahoro n'ibiki ko Satani mukorera nawe abahemba nabira mukora nawe avuga bari tayari yuko agomba aragushuka ukajya mu bibi aragushuka nyuma akajya wagera agahita avuga ati gese nigeze kumenya aragukoba kandi yanagushutse aragushuka kandi mujyana kandi akanaguhemba nabi akaguhemba nyuma nyine kwicuza njye sinzi impamvu ubundi mu gihe imitima mukaryama mukanasinzira